igiterane cy'umwuzuro w'ubuhanuzi, nta bishaje mu bishya, nta bishya mu bishaje. Umugambi w'Imana mu karere k'ibiyaga bigari urasohoye. naho ye wezo nyeswe wandura yandure ibihe dore bya bihe nimukanguke bwabubyutse buraje. Munyarwanda, munyarwandakazi, murundikazi, munyekongokazi, namwe banyamahanga, abagore bahishuwe b'ububyutse tubatumiye mu giterane twabateguriye kizaba kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 kugeza ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025, kikazabera mu Buholandi Utrecht. Y'abahanuzi bahanuye kuva kera, dore ngibi mirindi yagira hinda, torero webwe bubyutse buraje. Icyo giterane kigamije gusobanura umugambi w'Imana mu biyaga bigari nk'uko wahishuriwe mwene data Marie Esther Murebwayire. Cyo ni munderaniriza bizera bose, uyu mugambi w'Imana urimo ububyutse muri Afurika hagati, ubwiza bw'itorero rya nyuma n'uko igihugu gishya kizaba kimeze, ndetse no kwitegura gutaha tuva mu mahanga tukazayagarukamo tuzanye ubutumwa bw'ububyutse bufite ibihamya. Gusabye Rwanda, Burundi na Kongo, Yesu ngo bibumwandu wawe. Tuzasezerera ibishaje twinjire mu bishya nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 10. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ejo nk'iki gihe zabwira umwami icyo nsaba. Mu gusezerera ibishaje tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana b'inararibonye n'abanyepolitiki babibayemo biyemeje kubisezerera ku mugaragaro bagatangiza ibishya. Tuzatangiza kandi Rwanda, umurage utegura amateka mashya muri Kristo Yesu, Ruma mu magambo ahinnye nk'uko byahanuwe n'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 43 umurongo wa 18 kugeza ku wa 21, ubwo yagiraga ati: ibyakera ntimubyibuke kandi ibyashize mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembesha imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu ngatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranyije, abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Tubahaye ikaze mwese, muhabwe umugisha n'Uwiteka. Umugore umwe wakuwe mu. Ukeneye ibindi bisobanuro wabaza kuri nimero guteranya 33 766 05 50 cyangwa guteranya 41 794 51 80 05. Na Yesu azanye impinduka ku rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba. Haleluya, rugamba ari ku rugamba. Hazaboneka abantu bashya muri icyo gihe, haboneka imitima mishya muri icyo gihe, hazaboneka imibereho mishya muri icyo gihe, hazaboneka amazu mashya muri iki gihugu, hazaboneka imyitwarire mishya muri iki gihugu, hazaboneka abayobozi bashya muri iki gihugu, hazaboneka imiyoborere mishya muri iki gihugu, hazaboneka ibintu bishya, ibintu byose bizabishya. Nivuga igihe gishya umva ibintu bishya muri icyo gihe.
navuze yuko kizatangira nyuma y'igihe cyo kwezwa. Icyo gihe gishya rero u Rwanda ruzaturwa mu buryo butangaje. U Rwanda inzara izacika mu gihugu, nta nzara izongera kuba muri iki gihugu. U Rwanda icyo gihe abantu bazorora mu buryo butangaje. U Rwanda icyo gihe hazaba igihugu cy'amata n'ubuki mu gihe gishya. Abanyarwanda benshi bari hanze bazajya bifuza cyane kugaruka gutura mu gihugu cyabo, kandi benshi bazagaruka bature muri iki gihugu. Harimo bamwe bagiye nk'impunzi za politiki, harimo n'abandi bagiye gushaka ubuzima bisanzwe. Ndababwira ukuri yuko ku mpamvu yuko u Rwanda ruzinjira mu gihe, bamwe bashiriye mu butayu, yewe ibyasezeranijwe ntibabibonye. Ndababwiza ukuri yuko kugera muri ibihe bishya abazakigeramo dore bazaba baribiza icyuya gutya. Abazinjira muri iki gihe gishya bazaba barabijejwe icyuya. Umugambi w'Imana kuwugiraho igihe cyose biba bikomeye. Tugomba guca mu nzira nyine zikomeye. Muzirikane amamiliyoni arenga 3 arengaho imisago y'abavuye muri Egiputa bajya muri Kanani, hageze y'abagabo 2 mu bavuyeyo, Yesuwa na Kalebu. Nawe wibaza ni bangahe mu banyarwanda bazinjira mu gihe gishya? Ni ikibazo cy'amatsiko. Ni bangahe bazinjira mu gihe gishya ko tubyumva turenze miliyoni 10 na zingahe? Muraho neza bene wacu b'abanyarwanda, kandi Shalomo kubera bose aho bari hatandukanye mu isi. Nongeye ndabaramukije mu izina rya Yesu mwese. Nongeye ndagarutse gukomeza bwa butumwa twahawe n'Imana. Amazina yanjye n'ubundi abantu bagiye bakurikirana ibindi biganiro barayibuka, ariko kandi nayasubiramo ni Egide Ndabarasa. Uyu munsi rero tugiye gukomeza ikiganiro gisa nk'igisoza ubutumwa nahawe n'Imana gutanga. Ariko kandi mbere ko mvuga icyo kiganiro, muribuka yuko ibiganiro bitatu byose byaganishaga ku itorero no ku gihugu, nibwo butumwa mfite. Ababikurikiranye murabyibuka. Ndashima cyane abantu bakurikiranye ibyo biganiro, ndabashimiye. Shimiye kandi n'abandi murakomeza kubikurikirana, n'abandi bazabikurikirana. Basaba uyu mugisha mwinshi uva ku Mana. Ubutumwa rero nari mfite mbunyuzemo gatoya kuko turi kugana ku musozo. Navuze yuko bufite umutwe w'amagambo uvuga ngo u Rwanda mu mateka ya Bibiliya, kandi ubutumwa n'ubugenewe itorero rya Kristo mu mahanga yose ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Navuze yuko ubwo butumwa buri mu bice 2. Igice cya mbere kiravuga ibihe bya nyuma ku itorero rya Kristo, hanyuma igice cya kabiri kikavuga u Rwanda mu gihe gishya n'izina rishya. Igice cya mbere nicyo kibanda cyane ku itorero rya Kristo kuko twavuzemo ibintu 4. Twavuzemo ibimenyetso 2 bizabanziriza itorero mbere yuko byimurwa. Nongera kandi ibyo nabivuze mu kiganiro cya mbere. Nongera kandi kuvuga ku bihe 4 bigiye gusora mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo nabivuze mu kiganiro cya kabiri. Nongera kandi kuvuga iby'umwuka wa Eliya ugiye kugarurwa mu isi n'ibizawuranga, ndetse mvuga n'integuza izateguriza ububyutse bugiye kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo nabivuze mu kiganiro cya 3 cy'ubushize. Ubu rero turatangirana n'igice cya 2 cy'ubutumwa kivuga u Rwanda mu gihe gishya. Tuvuge ndetse n'izina rishya Imana izita igihugu.
rero mbere ko tugitangira reka dushime Imana yuko iduhaye umwanya kandi tunayishimira ko n'ibindi biganiro byabashije gutambuka abenshi mukabikurikirana. Reka dushime Imana. Ndagushimiye Uwiteka mwami w'isi n'ijuru, ukora imirimo n'ibitangaza. Ndagushimiye, uri mwiza kandi ukora ibyiza, utugambiriraho ibyiza. Imigambi yawe kuri twebwe ni myiza kandi irakomeye. Ndayigushimiye Imana. Shimwa kubw'ubutumwa wampaye ko bwabashije gutambuka, bamwe bakabukurikirana, ariko ndongeye ndagushimiye kumpaye akanya ko kugira ngo nkomeze mvuge n'ubundi Imana. Ngaho mfasha, ngwino ubane nanjye, ntihabe ngewe ahubwo habe imbaraga z'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Bene data, nari mbabwiye yuko tugiye gukomeza igice cya kabiri. Igice cya kabiri nari mbabwiye u Rwanda mu gihe gishya. Tuzavugamo ibintu bitatu. Tuzavugamo u Rwanda, umurwa unezereye Imana muri ibi bihe bya nyuma ku itorero. Hanyuma icya kabiri tuvugemo iby'ubutumwa bwa Kibungo muri Ngoma, n'ubugenewe abanyakibungo. Hanyuma ubwa gatatu tuzavuga kubakira igihugu ku rufatiro rw'ukuri. Ubutumwa rero muri iki gice cya kabiri sinza kubutindaho cyane, ndabivuga mu nshamake muri iki kiganiro cy'uyu munsi, ahubwo ikindi gihe nikigera nabwiwe n'Umwuka w'Imana nicyo gihe nzabasha kurambura iki gice cya kabiri. Iki gice cya kabiri rero cyo kiribanda cyane, gisobanura cyane umugambi w'Imana mu buryo bwagutse ku gihugu cy'u Rwanda. Aha niho tuzavuga umugambi urambuye, nubwo twigize kubivuga mu kindi gice, ariko aha niho umugambi w'Imana urambuye ku gihugu cy'u Rwanda uherereye. Gusa sinone ahango mvuga ibirambuye, ndavuga mu nshamake ngo mwumve. Ndavugamo nk'ibintu bibiri, iby'uyu murwa unezera Imana muri bihe bya nyuma, mvuge n'iby'ubutumwa bugenewe abanyakibungo. Ubundi butumwa kubakira igihugu ku rufatiro rw'ukuri nzabivuga mu kindi gihe Imana yamenyesheje nikigera. Hanyuma ndongera kwibutsa abantu yuko ubu butumwa ndi gutanga cyane ubwo ku gihugu cy'u Rwanda, ndongera mbibutse kandi ibyo mbibukije mu bizirikane, kuko ibyo mvuze cyangwa se ibyo ngiye kubabwira nibyo by'ukuri. Ubutumwa ntibushingiye kuri politike y'umuntu uwo ari we wese, kandi nta nubwo bunashingiye kuri politike y'umutwe runaka. Ndongeye mbisubiyemo, nta nubwo bishingiye kuri politike y'igihugu runaka. Abantu babyumve uko biri, abakurikirana ubutumwa cyane ubwo ku gihugu cy'u Rwanda, bushingiye kuri politike y'igihugu cyo mu ijuru, bushingiye ku bitekerezo by'Imana kuri iki gihugu, bushingiye ku mugambi w'Imana kuri iki gihugu. Nuko rero byumvikana uko biri, kuko uko mbivuze nibyo by'ukuri, ntibishingiye ku mutwe runaka wa politike cyangwa ku muntu uwo ari we wese cyangwa no ku gihugu icyo ari cyo cyose. Ndashimye cyane ko ibyo ngibyo mu byumvise, ni inshuro ya kabiri mu byumvise kandi mu bizirikanye. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero twihuse dutangiye iby'u Rwanda mu gihe gishya. Iki gice cya kabiri ntabwo ubutumwa Imana yambwiye yuko izinjiza igihugu cy'u Rwanda mu gihe gishya. Iki gihugu turimo kizinjira mu gihe gishya. Icyo gihe gishya kizaba gitandukanye n'igihe u Rwanda rurimo ubu ngubu. Icyo gihe gishya gitandukanye n'ibindi bihe u Rwanda rwigize gucamo. Ni igihe gishya. U Rwanda, Uwiteka Imana igufiteho umugambi mwiza yo kukwinjiza mu gihe gishya. Icyo gihe gishya rero Imana yambwiye izinjizamo igihugu cy'u Rwanda, nicyo tugiye kuvuga.
Imana yambwiye yuko icyo gihe amahanga yose azahindukizwa amaso yabo kureba igihugu cy'u Rwanda, ngo kandi azatangazwe n'ibyiza Uwiteka ari kugikoramo. Ni igihe gishya, amahanga yose azatangara u Rwanda nirugera muri icyo gihe. Reka mbafashe muri bya bihe bine mbamenyeshe igihe gishya, igihe kizatangira muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nabwiye ibihe bine ubwashize mu kiganiro cya kabiri, mvuga yuko hari ibihe bine bigiye gusora mu gihugu. Mvuga igihe cyo kuvunika kw'inkoni, mvuga igihe cyo kwezwa kw'igihugu, mvuga igihe cyo kuza ku bwami bw'Imana mu gihugu, mvuga kandi igihe cy'ububyutse buzaboneka mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma iki gihe gishya rero ngiye kuvuga kizatangirira muri cya gihe cya kabiri cyo kweza kw'igihugu. Igihe cya kabiri nikirangira u Rwanda ruzaba rwinjiye mu gihe gishya. Igihe cya kabiri cyo kwezwa kw'igihugu muri bya bihe bine navuze nikirangira u Rwanda ruzatangirana n'igihe gishya. Musobanukiwe igihe gishya u Rwanda ruzinjiramo igihe kizatangirira. Icyo gihe gishya rero gitandukanye n'ibindi bihe nari mbivuzeho. Ni igihe Imana izaba igiye gusoza umugambi mwiza ku gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu iri jambo nari mvuze cyangwa se iyi point nari mvuze ivuga ngo amahanga azahindukizwa amaso no kureba u Rwanda n'ibyo Uwiteka ari kugikoramo. Azatangara muri icyo gihe gishya. Icyo gihe gishya ushaka kukimenya neza muri Bibiliya ukuntu u Rwanda ruzaba rumeze icyo gihe, wasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel, ni ibice 36 byose. Icyo gice ukagisoma witonze usobanukirwa icyo gihe gishya uko kizaba kimeze. Nimvuga igihe gishya wumve Ezekiel ibice 36 mu gihugu cy'u Rwanda. Ni igihe gitangaje. Nabivuze yuko u Rwanda icyo gihe ntirwigize rukinjiramo. Ndacyavuga umugambi mwiza ku gihugu cy'u Rwanda w'Imana. Ni igihe u Rwanda ruzaba rwahinduriwe ibintu byose. Ni impinduka zizaboneka mu nzego zose. Hazaboneka abantu bashya muri icyo gihe. Haboneka imitima mishya muri icyo gihe. Hazaboneka imibereho mishya muri icyo gihe. Hazaboneka amazu mashya muri iki gihugu. Hazaboneka imyitwarire mishya muri iki gihugu. Hazaboneka abayobozi bashya muri iki gihugu. Hazaboneka imiyoborere mishya muri iki gihugu. Hazaboneka ibintu bishya, ibintu byose bizabishya. Nivuga igihe gishya umva ibintu bishya muri icyo gihe. Navuze yuko kizatangira nyuma y'igihe cyo kwezwa. Icyo gihe igihugu kizagurwa, abantu baziyongera babe benshi. Ubu dufite ahari miliyoni zirenga 12 muri iki gihugu z'abanyarwanda. Ariko icyo gihe mu gihe gishya abanyarwanda baziyongera, Uwiteka azagwiza igihugu, abantu bazaguka, hazaba miliyoni nyinshi muri iki gihugu by'abantu batuye iki gihugu muri icyo gihe. Icyo gihe gishya abanyamahanga benshi bazaza bature muri iki gihugu. Mu gihe gishya kizatangira nyuma yo kwezwa kw'igihugu, kizarangirana no kugaruka kwa Kristo. Igihe gishya kizatangira icyo gihe u Rwanda rugiye kwinjiramo, tuzakibamo. U Rwanda ruzagitura muri icyo gihe gishya Imana izaba igishyizemo kugeza ubwo Kristo azimura itorero. Igihe gishya mu Rwanda kizaba kirangiye. U Rwanda ruzahita rwinjira muri cya gihe kindi isi yose izabirimo. Ariko icyo ni ikindi gihe tugiye kwinjiramo. Icyo gihe gishya rero u Rwanda ruzaturwa mu buryo butangaje. U Rwanda inzara izacika mu gihugu. Nta nzara izongera kuba muri iki gihugu. U Rwanda icyo gihe abantu bazorora mu buryo butangaje. U Rwanda icyo gihe
hazabona igihugu cy'amata n'ubuki mu gihe gishya. Muri icyo gihe abantu bazaba bifuza cyane gutura muri iki gihugu kubera ibyiza Uwiteka azaba ari kugikoramo. Mu gihe gishya mu gihugu u Rwanda ruzaba rurimo, u Rwanda mu gihe gishya abanyamahanga benshi bazajya bagira inyota yo kumva bashatse gutura muri iki gihugu. Igihugu kizaguka, abantu bazaba benshi bazagituramo. Abanyarwanda benshi bari hanze bazajya bifuza cyane kugaruka gutura mu gihugu cyabo, kandi benshi bazagaruka bature muri iki gihugu. Harimo bamwe bagiye nk'impunzi za politiki, harimo n'abandi bagiye gushaka ubuzima bisanzwe. Ndababwira ukuri yuko ku mpamvu yuko u Rwanda ruzinjira mu gihe, icyo gihe Imana ibintu izakora muri iki gihugu, abenshi mu banyarwanda aho bari hatandukanye bazagaruka gutura mu gihugu cyabo. Ntabwo bizagomberaho ijwi ribahamagara ngo baze, oya, bizagombera kubona amaso ye, bazabona ibyiza Uwiteka ari gukora mu gihugu, hanyuma baze bature mu gihugu cyabo. Icyo gihe igihugu kizahinduka gakondo yabo. Ndavuga u Rwanda mu gihe gishya. Icyo gihe ibintu byose bizaba byarabaye bishya. Haleluya. Icyo gihe ibintu byose bizaba byarahindutse. Insengero zaba zarabaye nshya, abakristo bazaba barabaye bashya. Ayiwe, ibintu byose imiyoborere izaba yarabaye mishya. Muri icyo gihe ngo kumbuje nawe kukibamo, kimeze neza, kiraryoshye. Nawe wibaze ko nicyo gihe u Rwanda ruzaba rwinjiye cyangwa se ruzaba ruhinduwe igihugu cy'amata n'ubuki. Icyo gihe u Rwanda ruzahinduka igihugu cy'amata n'ubuki. Icyo gihe intambara zizaba zishizeho. Icyo gihe nta biteye ubwoba bizaba bikiriho muri iki gihugu. Icyo gihe ntabwo tuzumva ngo hari abaturwanya ngo bari hanze. Icyo gihe bizaba byarabaye bishya. Abenshi batekereza ko icyo gihe bigoye ndetse ntibashe no kucyumva, bakumva ko ibi tuvuga, ibi duhanura ari ibyo dupfa kuvuga, ari ibitekerezo byacu. Nyamara siko biri, ahubwo ni ibitekerezo by'Imana tuvuga. Si ibitekerezo byacu, ni ibitekerezo by'Imana. Ariko kandi bihindutse n'ibitekerezo byacu, twaba dutekereza ibitekerezo by'Imana, twaba dutekereza ibizabaho. Iteka ryose iyo umuntu arimo atekerereza ibintu by'Imana mu mubiri, biramusiga nta bishyikira, nta nubwo abona inzira zabyo. Iyo ushaka kubona inzira z'iby'Imana yavuze ko bizasohora, ujya mu mwuka. Iyo ugiye mu mwuka ubona inzira zabyo, ariko iyo uri mu mubiri biragusiga ntubishyikira. Ibi ngibi mwumva tuvuga, tubwiriza, duhanura, bizasohora muri iki gihugu. Ariko niba ushaka kubimenya ukabyumva neza, senga Imana, ujye mu mwuka, uzabona inzira zabyo, kandi nawe uzabibona. Kuko Imana itubwira, ibwira n'abandi, nawe uzabasha kumenya inzira zabyo. Ibi tuvuga ubisobanukirwe. Haleluya. Ngukumbuje kuboneka mu gihe gishya. Icyo gihe ni igihe kiryoshye, ni igihe Imana izaba usohoye umugambi wayo, ibitekerezo byayo ku gihugu cy'u Rwanda. Imana ishimwe. Rero n'abahuriye atandukanye munyarwanda, ndabizi neza ko Vision murayikurikira, Vision TV, aho uri hatandukanye mu migabane itandukanye, uri umunyarwanda, yewe uri n'umunyamahanga, menya neza ko umugambi w'Imana kuri iki gihugu cy'u Rwanda ari mwiza, uratangaje. Icyo gihe gishya rero tuzinjiramo, nababwiye igihe kizatangirira, kizaba kiryoshye. Imana yongeye kumbwira yuko kubera agaciro izaha igihugu cy'u Rwanda, umunyarwanda aho azaba ari hose, azaba yubashywe ku rwego abantu bazajya bifuza kubana nawe.
kubera icyo gihe gishya u Rwanda ruzinjiramo ibyo Imana izakora n'agaciro izaha igihugu. Umunyarwanda wese hazaba ari hatandukanye. Abanyamahanga bazajya bifuza kugira inshuti y'umunyarwanda kubera agaciro Imana izaba yarahaye abanyarwanda. Icyo gihe abantu bazahabwa imitima mishya. Muri icyo gice cya Ezekiel muzabonamo 36 ukuntu abantu bazahabwa imitima mishya. Abantu bazashyirwaho umwuka mushya, bazagenwamo n'umwuka mushya. Abantu bazasohoza umugambi w'Imana. Ni twebwe abanyarwanda tuzawusohoza. Ariko bene data, ndagira ngo mbibutse, murabizi umugambi w'Imana igihe cyose isezerano ry'Imana rica mu bikomeye. Namwe ibyo murabizi. Muribuka Abayisiraheli bavanwa mu gihugu cya Egiputa bajyanwa mu gwagwa igihugu gishya cya Kanani. Muzi ukuntu byabagendekeye. Baciye mu bikomeye. Baciye bambutse inyanja mu buryo bw'ibitangaza. Bamwe bashiriye mu butayu. Yewe ibyasezeranijwe ntibabibonye. Ndababwiza ukuri yuko kugera muri ibihe bishya, abazakigeramo dore bazabaribiza icyuya gutya. Abazinjira muri iki gihe gishya bazabarabijejwe icyuya. Umugambi w'Imana kuwugiraho igihe cyose biba bikomeye. Tugomba guca mu nzira nyine zikomeye kugira ngo dusohore umugambi w'Imana. Benshi murabizi ukuntu bashiriye mu butayu bitotombera Imana, ntibandukiranukira Imana, bagwa mu nzira. Mwene data, kwinjira muri icyo gihe gishya nawe bigusaba imbaraga, kandi si imbaraga z'umubiri, ni imbaraga z'umwuka. Muzirikane amamiliyoni arenga 3 arengaho imisago y'abavuye muri Egiputa bajya muri Kanani. Hageze y'abagabo 2 mu bavuyeyo, Yesuwa na Kalebu. Nawe wibaza, ni bangahe mu banyarwanda bazinjira mu gihe gishya? Ni ikibazo cy'amatsiko. Ni bangahe bazinjira mu gihe gishya? Ko tubyumva turenze miliyoni 10 na zingahe? Bese ni bangahe bazinjira muri icyo gihe gishya? Ni ikibazo nawe wakwibaza, ariko niwe ufite igisubizo. Nawe ushobora guharanira kwinjira muri icyo gihe gishya, ariko umenye ko kwinjira muri icyo gihe gishya ni ukubira icyuya gutya. Bisabye imbaraga, bisabye amasengesho akomeye ngo nawe winjiye muri icyo gihe gishya. Amen. Icyo gihe gishya rero Imana yambwiye yuko izita igihugu izina rishya. Irarimbwira. Ubundi ntabwo ntibisanzwe k'igihugu gishobora kugira amazina abiri. Namwe murabizi. Ntabwo ibihugu bidukikije, ibihugu biri mu yindi migabane, nta gihugu kibo gifite amazina abiri. Ariko biratangaje ko u Rwanda tugiye kugira amazina abiri. Biratangaje ko iki gihugu kigiye kugira amazina abiri. Izina u Rwanda sinzi igihe ryatangiriye, ariko hari irindi zina Imana igiye kwita igihugu cy'u Rwanda. Izita izina u Rwanda rivuga ngo Uwiteka gukiranuka kwacu. Nimwumve mu gihe gishya izina tuzahabwa riravuga ngo Uwiteka gukiranuka kwacu. Iryo ni ryo zina rya kabiri igihugu cy'u Rwanda kizitwa. Mbese mwari muzi yuko aya mazina abiri y'igihugu cyacu ari amazina y'ubuhanuzi, amazina prophetique? Reka nyabasobanurire. Mpereye ku izina ryitwa u Rwanda. Izina dufite ubu ngubu riva ku nshinga yitwa ivuga kwanda, kwaguka, to expand, kwaguka. Igihe kirageze mu buryo bw'umwuka ngo u Rwanda rwaguke. None aha ntibyashoboka ngo twaguke, twagura imipaka, dufate ubutaka butari ubwacu. Si icyo ngicyo.
ariko nagira mubwire ngo izina dufite twitwa ubu ngubu ni izina ry'ubuhanuzi. U Rwanda rugeze igihe cyo kwanda, rugiye kwanda rugere mu isi yose. Abanyarwanda bagiye kwanda bagere mu mahanga, bagiye guha ubutunzi bw'imahanga babuzane mu gihugu. Uko niko kwanda, niryo zina ry'ubuhanuzi dufite. Munyarwanda uherereye rwose, wari uzi ko igihugu gifite izina ry'ubuhanuzi? Ni izina rivuga kwanda. Tugiye kwanda dushyire isi yose ububyutse, tugiye kwanda dushyire isi yose duhinduke isoko. Iryo nabivuze mu kiganiro cya mbere nakoze, ukuntu u Rwanda ari isoko ry'isi yose, rizahinduka isoko ry'isi yose. Ibyo ngibyo bizabaho mu gihe gishya. Ndavuga ijambo ryitwa kwanda, ndavuga u Rwanda. Reka mbabwire, tugeze igihe twanda. Nitugera mu gihe gishya, u Rwanda izina ry'ubuhanuzi rifite rizaba ritangiye noneho gusohoza ubwo buhanuzi Imana yarihaye. Mwari muzi neza ko izina dufite ari izina ry'ubuhanuzi. Ariko kandi ntibirangiriye aho ngaho ngo tugiye kwanda, twongewe n'irindi zina rya kabiri ryitwa, rizavuga ngo Uwiteka gukiranuka kwacu. Iryo zina rizatangira n'igihe gishya, ariko kandi naryo ni izina ry'ubuhanuzi. Ni izina rivuga ngo Uwiteka niwe Mana yacu, Uwiteka niwe gukiranuka ku gihugu cyacu. Uwiteka nibwo buhanuzi buvuga ngo Uwiteka ni Imana yacu. Nibwo buhanuzi bw'iri zina. Ndagira mbabwire ngo amazina abiri igihugu kigiye kwitwa, izina rya kabiri u Rwanda rugiye guhabwa, naryo ni izina ry'ubuhanuzi. Amazina abiri igihugu kigiye kugira, cyangwa se gifite, cyangwa se gihawe, yose ni amazina y'ubuhanuzi. Se mwari mubizi? Nimumenye irindi izina rya kabiri igihugu kizitwa. Ariko ibyo ngibyo bizabaho mu gihe gishya. Ibyo ngibyo ntabwo bigombeye ngo bizajye mu nyandiko z'igihugu, muri stati y'igihugu, ngo u Rwanda rufite indi zina rya kabiri. Ibyo ntibigombeye kugira ngo babyandike. Ibyo ngibyo bigombeye ko Imana yabigambiriye ikaba izabyita igihugu. Iri zina rero zatangira na kiriya gihe gishya. Munyarwanda, ni wowe iri zina rizitwa. Rizaba ryanditse mu kirere cyacu, rizaba ryanditse ku butaka bwacu, rizaba ryanditswe mu mpapuro, rizandikwamo. Ntabwo bizaba byoroshye icyo gihe ngo mu gihe cyo kwandikwa, ariko rizandikwamo. Ntibizemeranywaho, ariko rizandikwamo. Bizagera igihe ryandikwe, ariko kandi ntibizabanza koroha kugira ngo rijye muri stati, ariko rizandikwa mu gihe gishya. Ndavuga u Rwanda mu gihe gishya, ndatangaza u Rwanda mu gihe gishya, ndamenyesha abanyarwanda u Rwanda mu gihe gishya. Ibyo ni ibitekerezo by'Imana, ibyo niko Imana idutekerezaho. Ndacyababwira umugambi w'Imana ku gihugu cy'u Rwanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dukomeze noneho tuvuge u Rwanda, umurwa unezereye Imana muri ibihe bya nyuma by'itorero. Nababwiye yuko itorero rya Kristo rigeze igihe cyo gutaha, riri mu bihe bya nyuma. Rero muri ibihe bya nyuma u Rwanda rugiye guhinduka umurwa Imana igireba ikanezerwa. Ariko ibi byose ndi kuvuga bizasohora mu gihe gishya, kandi nababwiye igihe gishya, igihe kizatangira mu gihugu cy'u Rwanda. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 33. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ibice 33. Turasoma umurongo w'9. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura. Umurongo w'9 akavuga ngo kandi uyu murwa uzambera izina rinezereye, iryishimwe n'icyubahiro imbere y'amahanga y'isi yose. Azumva ibyiza mbagirira byose, kandi bazatinya bahindishwe umushyitsi n'ineza yose n'amahoro yose muhaye. Reka twongere dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya,
ibice 42 turasoma umurongo w'8. haravuga ngo umugaragu w'Uwiteka, nduwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagihundi, nishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Imana yambwiye yuko u Rwanda rugiye kuba ishimwe ryayo mu mahanga yose. Yongera kandi kumbwira ngo imbere y'amahanga yose u Rwanda ruzahesha Imana icyubahiro. U Rwanda ni umurwa unezereye Imana muri ibi bihe bya nyuma by'itorero cyangwa kandi mu gihe gishya. U Rwanda ruzahinduka umurwa, ariko ruzaba ari umurwa unezereye Imana, ushimisha Imana, kuko Imana izaba yararuhinduye rushya. Ruzaba rwarahindutse rushya, ariko icyo gihe ntizakunda yuko icyo gihe u Rwanda ruzaba rwarahindutse ishimwe ry'Imana, ntizakunda yuko iryo shimwe iruhereza ibishushanyo bibajwe. Oya, izahagurutsa abakozi ndabizi mu nzego zose bazarwanya ibishushanyo bibajwe muri iki gihugu, bazarwanya ibigirwamana byose muri iki gihugu mu gihe gishya. Nitwinjira mu gihe gishya, ni igihe gitangaje, ariko abazakinjiramo nabo bazaba ari abantu batangaje, uko bizababiza icyuya kukinjiramo. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Kwinjira mu gihe gishya bisaba imbaraga nyinshi zo gusenga no gukiranukira Imana. Rero u Rwanda ni umurwa unezereye Imana muri icyo gihe gishya. Ibi ndi kuvuga mutekereze ko turi mu gihe gishya, tutari mu gihe cya none. Mutekereze ko turi mu gihe gishya. Mu gihe gishya rero turimo, mutekereze ko twakinjiyemo. U Rwanda azaba ari umurwa unezereye Imana, azaba ari ishimwe ry'Imana muri icyo gihe gishya. Amahanga azatangara, u Rwanda ruzahinduka ishimwe mu mahanga, kandi amahanga azahinda umushyitsi, azatangazwa cyane n'ibyiza Uwiteka n'amahoro Uwiteka yahaye igihugu, nabo bahere ko baze gutura muri iki gihugu. Icyo gihe tuzagendwa cyane, kandi amahanga azaza guhahira iwacu. U Rwanda mu gihe gishya nababwiraga ruzatangira icyo gihe, numvaga ari ibyo ngibyo mbabwiramo. Niyo message nari mfite mu gihe gishya. Namwe nimusobanukirwe igihe u Rwanda rugiye kwinjiramo. Ariko urinde wo kwinjira muri icyo gihe. Urumva wizeye ute ko icyo gihe uzakinjiramo? Urumva wizeye ute ko nawe utazagwa mu butayu nk'Abisiraheli? Urumva wizeye ute ko nawe uzahinduka nk'abari abagabo babiri binjiye mu gihugu cya Isiraheli cyangwa se cya Kanani, aricyo cyahindutse cya Isiraheli, cyahinduriwe izina, aribo Kalebu na Yosuwa? Bisabye imbaraga kandi bisabye gukiranukira Imana. Nawe rero witondere icyo gihe. Make sure yuko uzakinjiramo. Ntabwo ari umuntu wese uzakinjiramo. Oya, si umuntu wese. Reka twihute tuvuge ku butumwa bugenewe abanyakibungo. Ni nabwo ndetse dusorezaho. Nababwiye yuko tuvuga mu nshamake ubu butumwa. Babwira yuko tutari buvuge birambuye, ahubwo nashaka kuvuga mu ncamake, ibindi mu gihe kindi nikigera tuzabivuga. Ubutumwa rero bugenewe abanyakibungo nubuhe? Kibungo muri Ngoma, Imana yampaye ubutumwa bwaho. Mutangarije ahangaha kugira ngo twese tubumenye. Ningirirwa ubuntu bwo kujyayo, bo nzabibabwira birambuye, mu buryo burambuye.
ariko hano ndabivuga mu buryo bw'inshamake. Ibyo ubutumwa bugenera abanyakibungo muri Ngoma. Imana yambwiye yuko kandi muri Kibungo yumvise abahatakira cyangwa se abahasengera ibizira byaho, ngo nayo hari ikigiye gukorayo, hari ikigiye kuhakora. Imana yambwiye yuko harimo abantu basengera bahora batakira umwuka w'uburozi ubazigiye muri Kibungo. Harimo abantu benshi bawutakira. Imana yambwiye ngo yumvise gusenga ko abantu basengera aho hantu, ngo hari ikintu igiye kuhakorayo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, kandi Imana igiye kuharimbura umwuka w'uburozi n'ubupfumu uzahinduka amateka muri Kibungo, cyane ahitwa muri Gisaka. Imana yambwiye ko igiye kurimbura umwuka w'uburozi n'umwuka w'ubupfumu, umwuka wo guterekera urangwa muri Kibungo. Aho ni mu karere ka Ngoma. Niba nawe warahasengeye, niba nawe waragiye usenga umwuka w'uburozi ucike mu gihugu cyane aho hantu, ndagira ngo nkubwire amakuru mashya. Imana yumvishe gusenga kwawe. Imana yumvishe gusenga kw'abahasengera. Izaharimbura umwuka w'uburozi ndetse n'ubupfumu uzahinduka amateka muri kariya gace. Ibyo nabyo bizasora mu gihe gishya. Icya gatatu, irongera kandi irambwira ngo ahubwo igiye kuhasimbuza imbaraga nyinshi z'umwuka wera, cyangwa se hazakorerwa umurimo mu buryo bukomeye mu cyimbo cy'umwuka w'uburozi n'ubupfumu. Umwuka wera niwe ugiye kuhaba. Hazakorerwa umurimo ukomeye nyuma yo gusimbura, yo kuhasimbuza uwo mwuka w'uburozi ucitse. Izawurimbura cyane ahitwa muri Gisaka. Bene data, ntabwo nzi igihe ubwo burozi bwahatangiriye. Ntabwo mbizi. Nta nubwo nabimenye. Nabibwiwe n'Imana. Nayo kandi ntiyitaye ku gihe umwuka uhamaze. Ahubwo izahatsemba burundu. Izahatsemba burundu. Uzashiraho burundu. Icyanyuma irambwa ngo muri Kibungo kandi ngo hazakomoka abahanuzi benshi kandi bakomeye. Hazahagurutswa abakozi benshi. Hazahagurutswa abahanuzi benshi. Mu cyimbo cy'uko hakorerwa abapfumu, mu cyimbo cy'uko hakorerwa abarozi, ahubwo hazakorerwa abahanuzi. Hazavuka abahanuzi. Kariya nagace kazakomokamo abahanuzi muri iki gihugu. Hazavukamo abakozi b'Imana, hazavukamo abavuga butumwa, hazavukamo abantu bakorera Imana benshi mu cyimbo cy'ubupfumu n'uburozi. Ndabizi Satani ntiyishimye kuvuga ibi, kandi arahagurutse. Ariko kandi Imana nayo irahagurutse. Ndatangaza ngo abanyakibungo niba ari mu mahoro. Ndatangaza ngo amahoro naboneke. Ndatangaza ngo nibamenye yuko imirimo y'Imana igiye kugaragarira muri kariya gace. None aha tuvuze bine, tuvuze ubutumwa bune, nibwo dutangaje aha kugira ngo tumenyeshe abasenga yuko Imana yabumvise kandi imanuwe no kugira ikikora. Nitugirirwa ubuntu nanga tukohezwa n'umwuka kujyayo, tuzavuga birambuye, tubabwira iyo nyigisho nabo bazayimenya abanyakibungo. Ubwo nibwo butumwa nari mfite. Ikindi cyanyuma kivuga kubakira igihugu ku rufatiro rw'ukuri, cyo sinona ngo tukivuge, tubaye tukibitsa, ariko nacyo tuzakivuga igihe nikigera twamenye. Ubwo nibwo butumwa nari mfite ku gihe gishya, u Rwanda mu gihe gishya. Nibwo butumwa nari mfite, kandi n'izina rishya Imana igiye kuzita igihugu. Uburyo tugiye guhinduka abantu batangaje, tugiye kuzigira izindi zina rya kabiri mu mahanga yose.
ibyo ni ibintu bitangaje, ni imirimo y'Imana n'ubuntu bw'Imana. Uyu ni umugambi w'Imana irimo itekereza ku gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugambi rero Imana ifite ku gihugu cy'u Rwanda mwiza ntabwo ukomoka ku masengesho abanyarwanda basenze, nta nubwo ukomoka ku bitambo umuntu yaba yaratambiye Imana yo mu ijuru. Oya, nta nubwo ukomoka ku kintu icyo ari cyo cyose, ukomoka ku buntu bw'Imana, ukomoka ku urukundo rw'Imana. Ibyo byonyine ntaho bishingiye. Uyu mugambi mwiza ntushingiye ku kintu na kimwe abanyarwanda twakoze. Oya, nta na kimwe, ahubwo ushingiye ku bitekerezo by'Imana gusa, urukundo rw'Imana Imana yadukunze. Soza rero ngiye gusubiramo irindi jambo nigize gusoma mu kiganiro cya kabiri, kuko iryo jambo tugenewe twebwe abanyarwanda. Urwandiko rwa kabiri Paulo intumwa yandikiye abakristo bo muri Korinto, ni ibice 7 ndetse umurongo n'uwa mbere. Havuga ngo nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Reka nsubiremo. Ravuga ngo nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Iryo jambo bene data nsozerejeho cyangwa se nkavarinze ubutumwa nari mfite nahawe n'Imana mu gutanga muri iki gihe cya none. Sozeje ku ijambo rivuga ngo nuko rero bakundwa, banyarwanda bakundwa, bakundwa n'Imana ntacyo batanze, bakundwa n'Imana nta kiguzi cyabonetse bayihaye. Nuko ubwo dufite ayo masezerano, nuko ubwo tubwirwa ibyo umugambi w'Imana ku gihugu cy'u Rwanda, nuko ubwo dutangarizwa iby'Imana irimo idutekerezaho, iravuze ngo twiyeze, iravuze ngo twiyeze kuko turi mu gihe cyo kwezwa. Mwari mubizi turi mu gihe cyo kwezwa, ariko iki gihe cyo kwezwa si cyo cyagiye cya kabiri. Oya, ntabwo ari cyagiye cya kabiri twinjiye muri bya bihe bine. Oya, si icyo, ahubwo turi mu gihe ubwacu cyo kwiyeza. Ni igihe cyacu cyo kwiyeza, ntabwo ari igihe cyo kwezwa n'Imana. Turi mu gihe cyo kwiyeza, tukiyezaho imyanda, tukihana ibyaha. Nicyo bivuze kwiyeza, tukihana ibyaha, kuko ari cyo Imana idushaka muri iki gihe cya none. Imana irashaka ngo umunyarwanda wese ahaherereye mu nzego zose, mu cyubahiro afite, iramushakaho kwezwa akihana ibyaha bye, iramushakaho ko yezwa akihana ibyaha bye mu nzego zose kandi zitandukanye. Ijambo riravuga ngo nuko bakundwa, twiyeze kandi nitwiyeze, twiyeze mu mutima, twezwe no ku mubiri. Ibyaha by'umutima, byo mu mutima byezwe, bya bindi tubika mu mitima, bya bindi tutagaragariza abantu, ariko kandi n'ibyaha by'umubiri no kwihesha agaciro mu buryo bw'umubiri, kwirinda umugayo mu buryo bw'umubiri, nabyo tubyezwe. Tugende twiyejesha kubaha Imana, tugende twiyejesha kubaha Imana. Bene data, bene wacu dusangiye igihugu, ntabwo bigombeye ngo ubukijijwe ubumenye buno butumwa, ntibigombeye ngo ube udakijijwe. N'umunyarwanda wese ahari n'urwego arimo n'icyo ari cyo, agombye kumenya ubutumwa, akamenya umugambi w'Imana, Imana imutekerezaho, kandi agombye kumva iyi message ivuga ngo niyezwe kandi niyihana ibyaha bye. Umunyabyaha muri iki gihe nareka ingeso ze kandi yihana ibyaha bye, kuko ni Imana ishaka. Banyarwanda, uwo niwo mugambi w'Imana ifite ku gihugu cyacu, ndawo bamenyesheje nk'uko nanjye nawuhishuriwe. Ibindi birengejeho dutegereze ibyasezeranijwe n'Imana. Ubwo nibwo butumwa nari mfite. Ndabashimiye ko muzawurushaho kubukurikirana, kandi ndongeye ndabasabye
kubw'ubuntu bw'Imana nimumenyeshe bene wacu w'Abanyarwanda aho bari hatandukanye no mu rwego arimo uwo butumwa abumenye kuko bumureba nawe bumureba gasobanukirwa umugambi w'Imana kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Imana iguha umugisha n'ubumenyesha umuturanyi mugenzi wawe, ukawumenyesha umukorana, ukawumenyesha umubana muri societe ubamo, ukawumenyesha mu muryango ubamo, ukawumenyesha umuntu wese ahari hatandukanye ari umunyarwanda buramurebye. Yesu aho umugisha abagirire neza. Ibindi bikenewe kumbaza no kunsobanuza inimero yanjye ya telefone mujya muyibona kuri ibi biganiro, kandi ndabasubiriyemo ubu butumwa mbaha. Ndi umugabo wo kwicara nkabuhamya, hagira ubunsubirishamo nkabusubiramo, nabusubiramo kandi nabusubiramo. Yesu abaho umugisha abagirire neza. Mwene so Egide niwe mwabanye muri biganiro byose. Imana ibagirire neza. Shalom. Kongamano la utimilifu wa kinabii, kuachana kwa uhakika na mambo ya zamani, kugeukia mapya kwa uthabiti kuelekea nyakati zijazo. Mpango wa Mungu kwa eneo la maziwa makuu ya Afrika ya Kati unatimizwa. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mungu. Makabila yote yatakusanyika mbele zake Bwana. Sisi wanawake waliofunuliwa wa uamsho tunayo furaha kukualika kwenye kongamano la kiroho ambalo litafanyika Utrecht, Uholanzi, kuanzia mwezi Oktoba 31 hadi tarehe ya 2 mwezi Novemba 2025. Madhumuni ya mkutano huu: kufufunua na kueleza mpango wa Mungu kwa eneo la maziwa makuu ya Afrika ya Kati, kama Yesu Kristo mwenyewe alivyomfunulia kwa dada yetu Mary Esther Murebwayire. Mpango huu wa Mungu ni pamoja na miongoni mwa mambo mengine: uamsho wa kiroho ambao haujawahi kutokea huku Afrika ya Kati ikiwa mahali pa kuanzia, utukufu wa kanisa la siku za mwisho na utawala usio na kifani wa nchi mpya, maandalizi ya kurejea katika nchi zetu za asili ambapo tutarudi kwenye nchi zilizokuwa mwenyeji wetu tukiwa na ujumbe wa uamsho unaoungwa mkono na ushuhuda hai. Tutaachana kabisa na utaratibu wa kale na kuingia katika enzi mpya kwa mujibu wa neno la Mungu. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Yeremia sura ya 1 mstari wa 10. Kitendo cha kuachana na yaliyopita kitafanyika mbele ya wazee wa kanisa na viongozi wa kisiasa ambao wamedhamiria kwa dhati kuupa kisogo mfumo wa zamani ambao wameishi. Wale wanaohusika watathibitisha ahadi zao thabiti za kuingia na kufanya kazi ndani ya utaratibu mpya ambao watakuwa wameufanya rasmi kwa kuutangaza hadharani. Tunaomba uwepo wako uende nasi. Pia itakuwa fursa ya kuashiria uzinduzi rasmi kupitishwa kwa kijiti kati ya vizazi kama sehemu ya mradi uitwayo Ruma, kifupi cha lugha ya Kinyarwanda, Rwanda umurage mushya utegura amateka mashya muri Kristo Yesu. Hili pia ni kwa mujibu wa unabii wa Isaya ulionenwa katika maneno haya: Musiyakumbuke mambo ya kwanza, wala musiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamutalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Wanyama wa kondeni wataniheshimu, mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani,
ili kuwanywesha watu wangu, wateule wangu, watu wale niliojiumbia nafsi yangu, ili wazitangaze sifa zangu. Isaya sura 43 mstari 18 hadi 21. Kwa furaha tunakukaribisha. Bwana kubariki. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba +33 766 05 50 77 au +41 7 94 51 8005. Umetuita kwa jina lako, twalilia e Bwana, utukufu na uso wako, bila wewe tutashindwa, enda nasi. Conférence d'accomplissement de la prophétie. Rompre définitivement avec le passé, se tourner résolument vers l'avenir. Le plan de Dieu pour la région des Grands Lacs africains est en train de se réaliser. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Rwandaises, Rwandais, Burundaises, Burundais, Congolaises, Congolais, et vous toutes et tous, habitants dans divers endroits de la planète. Nous, les femmes révélées du réveil, avons l'immense joie de vous inviter à une conférence spirituelle prévue à Utrecht, aux Pays-Bas, du 31 octobre au 2 novembre 2025. L'objectif de la conférence est de dévoiler et d'expliquer le plan de Dieu pour la région des Grands Lacs d'Afrique centrale, tel que Jésus-Christ lui-même l'a révélé à notre sœur Marie-Esther Murebwayire. Ce plan de Dieu porte entre autres sur les éléments ci-après. Un réveil spirituel sans précédent dont l'Afrique centrale sera un foyer de départ. La gloire de l'Église des derniers temps et la gouvernance inédite du nouveau pays et la préparation au retour dans nos pays d'origine respectifs, d'où nous reviendrons vers les anciens pays d'accueil avec un message de réveil appuyé par des témoignages vivants. Nous romprons définitivement avec l'ordre ancien et entrerons dans une ère nouvelle conformément à la parole de Dieu que voici. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et c'est dans Jérémie au chapitre 1er, verset 10. L'acte de rupture avec le passé sera posé en présence des anciens de l'Église et des hommes politiques résolument décidés à tourner le dos à l'ancien système au sein duquel ils ont évolué. Les concernés réaffirmeront leur ferme volonté d'entrer et d'œuvrer dans le nouvel ordre qu'ils auront officialisé en le proclamant publiquement. Ce sera également l'occasion de marquer officiellement le passage de témoins entre générations dans le cadre d'un projet dénommé Ruma, ainsi que la langue rwandaise pour Rwanda, umurage utegura amateka mashya muri Yesu Kristo. Cela est par ailleurs conforme à une prophétie d'Ésaïe libellée en ces termes. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et c'est dans Ésaïe au chapitre 43, versets 18 à 21.
Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Que l'Éternel vous bénisse. Pour toute demande d'information, contactez plus 33 7 66 05 50 77 ou plus 41 7 94 51 80 05. Prophecy Fulfillment Conference. Breaking definitely with the past, turning resolutely toward the future. God's plan for the Great Lakes region of Africa is being fulfilled. We've seen what you can do, oh God of wonders. Your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. Rwandans, Burundians, Congolese, and all of you living in different parts of the world. We, the Revealed Women of Revival, are delighted to invite you to a spiritual conference to be held in Utrecht, Netherlands from October 31st to November 2nd, 2025. Purpose of the conference: to reveal and explain God's plan for the Great Lakes region of Central Africa as Jesus Christ himself revealed it to our sister Mary Esther Murebwayire. This plan of God includes, among other things, an unprecedented spiritual revival with Central Africa as its starting point, the glory of the Church of the Last Days, and the unprecedented governance of the new country, preparation for the return to our respective countries of origin, from where we will go back to our former host countries with a message of revival supported by living testimonies. We will break definitely with the old order and enter into a new era in accordance with the word of God. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Jeremiah chapter 1 verse 10. The act of breaking with the past will take place in the presence of the elders of the church and political leaders who are firmly determined to turn their backs on the old system in which they have lived. Those concerned will reaffirm their firm commitment to enter into and work within the new order, which they will have made official and publicly proclaiming it. It will also be the occasion to officially mark the passing of the torch between generations, within the framework of a project called RUMA, an acronym in Rwandan language for Rwanda Umurage Utegura Amateka Mashya muri Kristo Yesu. This is also in line with the prophecy from Isaiah expressed in these words: Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland, to give drink to my people, my chosen, the people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Isaiah chapter 43 verse 18 to 21. We extend a warm welcome to you. May the Lord bless you. For any inquiries, contact +33 766 05 50 77 or +41 794 51 80 05. Lord, we pray that you bless our nation. Lord, we pray that you bless our nation. Hamwe na Yesu ndi umutsinzi no kurushaho.